nongeye kusuhuza nshuti bavandimwe bakurikira umurongo wacu ibyahishuwe Line TV. Ndabasuhuje mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, gukomeza gukomera mu muhamagaro wanyu, buri wese agatanga icyiza kimurimo, agakomeza kurwanya ikibi gishobora kumutera cyangwa se kumushakisha. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire akantu gatoya ko kwibaza, ubwo hari ikiganiro nigeze gucikishiriza kimwe twavugaga ku Mana ya Isiraheli n'Imana y'u Rwanda. Uyu munsi reka twongere dutekereze, ubu nicyo ndashaka gusukuraho gatoya, ariko niyo ikiganiro kitazarangira vuba. Reka dutekereze gatoya, twibaze ku byabaye kuri Yezu n'intumwa ze. Izo ntumwa yaraziganirizaga, akaziha amakuru, intumwa zikumva ibyo zishaka kumva. Yazibwira ati muveyo mu nkurikire tugiye i Yerusalemu, ubwo zikavuga ziti ubwo tugiye i Yerusalemu nta kundi tugiye kwima ingoma. Yazibwira ati mujye muri uyu mugati, zikavuga ati baba ni gute twajya kurya umugati, n'abasogokuru barawuriye kandi barakomeza barasonza. Yazibwira ati munywa amaraso, bateka reka twarihaye. Ibyo byose nibitwereka ko natwe umunsi weza tuvugishije usanga ibyo ukunda nibyo wumva. Yewe n'abantu babana buryo umuntu akuganiriza ibyo akubwiye si byo wumva, ahubwo wowe wumva ibikurimo. Ubwo rero izo ntumwa nazarabanye na Yezu zikabana imyaka 3 ntizimwumve. Ubwo wenda mwazasoma inkuru y'intumwa zajyaga Emawusi. Nibizo ntumwa zarabanaga na Yezu ntizimwumve, ubwo mwazareba wenda aho abana abahungu ba Zebede babwiraga nyina yabwiraga Yezu ati buzabagire mu ministre n'undi ministre. Mwareba ishyari Petero yagiriye Yohani. Ibyo byose nuko batumvaga imvugo ya Yezu. Iyo mvugo rero ntago ari ibintu bishyashya, kuko byakomeje byabanye n'intumwa zibikura kuri basekuruza bazo, natwe biradukurikirana ku buryo na n'uyu munsi Imana itubwira ntitwumve. Imana rero irema umuntu, ni nako biri ibyo ngibyo bitatu bisanga mu ntangiriro. Ikibazo nuko birangira, ahubwo ari twebwe turimo gushaka kurema Imana uko tuyifuza. Imana ikakuvugisha, ariko wowe bikarangira ufite ibyawe urimo gutekereza cyangwa urimo kuvuga. Kubera iki? Kuko iby'Imana wumva bidahagije. Iby'Imana birahagije, iby'Imana yaremye birahagije, ariko natwe dushaka kurema ibyacu. Ubwo rero iyo umuntu yicaye neza ashize ubwenge ku gihe, muzabona yuko kandi nako biri ibyo twagombye gukora, ibyo dusabwa byose byanditswe muri twebwe, byanditswe mu mitima yacu. Ibyo ngo abafite akanya bazasome muri Yeremiya 31:3. Ubwo rero kuri Imana ya Isiraheli, Imana y'u Rwanda, kugira ngo wumve iyo Mana y'u Rwanda cyangwa se Imana ya Isiraheli uko tuyifata, kuko kuri ngewe Imana yanjye si Imana y'u Rwanda, iyo ni Imana y'amateka. Imana yanjye si Imana ya Isiraheli, iyo ni Imana y'amateka. Imana yanjye ni Imana imwe rukumbi, itagira igihugu, itagira umupaka, itagira ubwoko, itaba mu bihe, itaba no mu minsi cyangwa se mu mateka. Ubwo rero ricaruka yakumva ate Imana ikunda inyama. Ubwo uyusoma Bibiliya nuko wabyumva, bakayikatira bakanayosereza ku rutambiro ikarya ikanywa. Babandi bazakubwira ko Imana igomba kuboneka mu mazu asobanutse, abayivuga bagomba kwicara ku ntebe zimeze gutya, bagomba kwambara imyenda cyangwa se utugofero tumeze gutya. Ibyo byose ni Imana turema, ni Imana twifuza ko igira ishyari nkatwe, ni Imana twifuza ko ihora nkatwe, ni Imana twifuza ko mbese ikunda ibyo dukunda, kugera naho yakunda kumena amaraso nkuko bitubamo, uko kumena amaraso kugera aho yishimye kuko n'umwana wawe yapfuye, noneho igahaga uko inyweye amaraso y'umwana wayo. Ngiyi Imana dutekereza twishyize mu si Imana, ntago ari Imana yanjye. Iyo Mana ukubwe turasoma ukabona ahantu ngo nuko Imana ngo iribagirwa
ngo nuko Imana irivuguruza, ngo nuko Imana izakwica, izahora, Imana ngo izagerageza idushuke itunanize, yewe twaka ibitambo, Imana izatonesha cyangwa bariya, ngo ikunda igihugu iki n'iki kurusha kiriya, ngo cyangwa izahagurukira muri kiriya. Ibyo byose ni Imana turema, ibyo byose ni Imana turema, twihaye kurema. Ibyo ni ibyacu, ntabwo ari ibyayo. Igihe ni iki rero kugira ngo dusohoke muri uko kwemera buhumyi, uko kwemera gutuma turema Imana, aho kugira ngo tumenye ko Imana yari yaturemye, uko kwemera gutuma tuvugira Imana, aho kugira ngo tumenye yuko ari yo yivugira. Ubwo rero tugarutse ku Mana y'u Rwanda, abantu bakomeje kumvuga ko Imana y'u Rwanda ari iya mbere rurangiza, ariko ubwo ntekereje nibuka ko iyo Mana yemeraga ko abagore bajya kujugunywa ku ijwi ngo kuko batwite cyangwa se abakobwa. Iyo Mana ngo yemeraga ko hari abavukana imbuto mu biganza, ngo murabyumva ikinyoma. Iyo Mana yemeraga ko hari abagomba gukandamizwa n'abagomba kubakandamiza, ubwo ndavuga ubuhake n'ibindi bisa gutyo. Iyo Mana yemeraga ko ibihugu duturanye tugomba kubitera tukabiyobora. Iyo Mana y'u Rwanda mwabyumvishe ni Imana y'amateka, ni Imana wajyanye n'uko Abayisiraheli bayumva, ariko iyo si Imana, iyo si Imana nayobotse, si Imana muremyi wanjye. Hari byinshi rero umuntu yakomeza gutekereza yibaza, ese abavuga ko Imana y'u Rwanda yari iya mbere mu by'ukuri babihera kuki? Ntacyo mbona, ubwo bo bazakimbwira. Ubwo rero buri muntu wese yumvishe ko ari ikinege imbere y'Imana, yanakitondera ibyo Imana imubwira, kuko ibyo imbwira si byo izabwira uriya, ibyo insaba si byo izasaba uriya. Kubera iki? Kuko ndi ikinege mu maso yayo, ndi ikiremwa cy'umwuka, ntabwo ishobora kurema ibiremwa bibiri by'umwuka bisa, kuko icyo gihe byakivanga. Ikiremwa cy'umwuka kigomba kuba kimwe. Imana rero iri hejuru y'idini, Imana rero iri hejuru y'umugabane uwo ari wo wose, iri hejuru y'igihugu icyo ari cyo cyose, iri hejuru y'umuco uwo ari wo wose, iri hejuru y'amoko ayo ari yo yose. Imana ntabwo ibarizwa aha cyangwa hariya, ntibarizwa mu mugabane uyu cyangwa uriya. Imana ibarizwa muri wowe gusa. Kontra Imana ifitanye n'umuntu, ni umuntu ku giti cye, ntabwo ifitanye n'abantu. Ubwo rero igihe cyose mfite ndigabo, nzi ibi n'ibi, aba n'aba, ibi n'ibi, ndi intore, naratowe, abandi ntabwo batowe, nzi kuvuga cyangwa se nahawe byinshi kurusha abandi, icyo gihe ntabwo mba mfite ADN y'Imana. ADN y'Imana ntabwo ari iyo. ADN y'Imana ni uko nta kintu na kimwe ntunze, ntayikesha, nta kintu na kimwe nzi kitava kuri yo. Imana yacu ni urukundo, kandi kivuze urukundo rurungana kuri buri wese. Ntabwo uzicara ngo uvuye ngo ufite abana ngo ariko mwaba ukunda nabo udakunda, icyo gihe cyo si urukundo. Imana ni ubutabera, ntabwo uzagira amategeko agenga ibihugu bimwe na bimwe n'agenga ibindi, icyo gihe nabwo ntabwo waba ukiri ubutabera. Imana ni ukuri, ibyo byo rwose nta kubitindaho, ni nayo mpamvu dufite Bibiliya, ukuri kwayo kurimo. Ibintu byose ni ibyayo, twebwe tukaba abaragizwa babyo. Ubwo rero iyi baruwa ntabwo ndayirangiza, nzakomeza nyisome, iyi baruwa ndi mu gusubiza wa musaza, kuko iyi ni nk'ibaruwa ifunguye, namwe mwumve, wa musaza Karoli. Nzakomeza mbikoreho, nzakomeza ngerageze kuwumvisha ko Imana irenze ibyo byose tubona, irenze n'amateka dusoma, cyangwa se ibyo dusoma twabigize amateka, kuko ifite byinshi ishaka cyangwa yashatse kutubwira ikoresheje Bibiliya. Ariko kugeza uyu munota twebwe tuzi yuko ngo ibyo bidahagije, twagiye gushaka ibyacu, nk'uko dushaka kurema ibyacu, nk'uko dushaka kurema abantu bacu. Mbese ibintu byose yakoze nta na kimwe kidushimishije, turashaka gukora ibyacu bishya. Ibyo byose rero Yezu akomeza twiyereke, Yezu akomeza duhumura amaso, atumaremo ubwibone n'ubwirasi. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Yariho ejo, ariho uyu munsi, ariho ejo, ntahinduka. Niwe ntangiriro n'iherezo, kandi natwe umunsi yaturemye yahise tugira abaziraherezo nkawe. Nguko kuri,
ngo rw'urukundo, ngo ubw'ubutabera, ngibyo tumusaba kandi ngibyo aduha. Mugire ibihe byiza, uhoraho ineza ye iduhoreho nk'uko amiringiro yacu ari muri we.